my baby. Chaka time jina weduze. Walai. Baba na wala buza umela. I come through. Hey, mazangini mavumba no kaja down. You confuse me. Why can't you see how I'm into? Gerageza umbwire. Ucheka ko nakwirengagiza nkubita agasinye. Wowe sha njye nanuko banageze nuko atabibona. I tell him wenda yasanga nageze ready nkabijyamo. No way. Oh yeah, don't be shy, you better take control. Oh yeah, ni mimi nawe baby, ubivuga tubijyamo. Shabura abandi. Shabura abandi. Wowe usoje utesere w'ibihumbi 2024. Noneho usoje neza. Wari ufite imihigo nk'umwana. Imihigo yo kuba muremure. Wari ufite imihigo yo kuba muremure. None se byagenze gute kugira ngo utaba muremure? Loki, Maji, Texti, ubona by'amabanga. Reka ngo h'ikinyarwanda. Kwanza, nurifi, wansi, texti, utekutabasha. Ushega utabasha guteka ibyo utazi guhisha. Ushega? Ushega utabasha guteka ibyo utazi guhisha. Ise. Aha, ngakomeza. Unamuri gang unyiteyo babe unsige imihanda. Nanjye crazy sinashona kuri kugegeza lompe. Unyicira vibe dukora crime twimana ikamba. Undiraho hit queen wasita tamanje down. Wowe usoje utesere w'ibihumbi 2024. Noneho usoje neza. Wari ufite imihigo nk'umwana. Imihigo yo kuba muremure. Wari ufite imihigo yo kuba muremure. None se byagenze gute kugira ngo utaba muremure? Nanjye ntabwo mbizi. Nibyo bintu wabwiye Imana ati muri uno mwaka w'2024 uzandike mbe muremure. Mbe muremure. Wumva kuba uri muremure byagufasha iki, byahindura iki, byafasha iki ubuzima bwawe? Nyine ni icyifuzo cyakira aho ngaho to. Ntabwo wigize wifuza ko wagira amanota meza cyangwa uganatsinda? Nabyo nabyifuje. Ariko ikibanze cyari iby'amanota meza aba ari ngombwa umunyeshuri wese ababyifuza. Mu rugo bameze gute? Mu rugo bameze neza. Iyo bakubwira ko umwaka wabagendekeye gute mu buzima? So umwaka abaragiye baca mu byinshi bibi byiza. Ariko muri rusange ntabwo wagenze neza. By the way, ntabwo twatangira ikiganiro ngo tukigeze kure utaribwira n'abantu witwa nde, kuri iki, wifuza gukora iki muri rusange? Okay, nitwa Ishimwe Cezaline niyo mazina yanjye. Ishimwe Cezaline. Ngaho noneho dushyiriraho kugira ngo dutangire ikiganiro abantu bishimye cyane. Ntabwo byabura, ni na ngombwa tubatangiza umwaka, tubahe ubunani. Umwaka barawutangira ugeze kure. Oya, ntabwo uragera kure, turacyariraga kuri bonani ubwo. Turi mu cyumweru cya bonani. Turi mu cyumweru cya bonani. Yeah. Ngaho niwo duteze amatwi. Dufasha. Oya, ntukire soni kandi nanone. Yeah. Everybody call me a crazy girl. Nubwo nsamo wabimenye ntinze. Aba people bambona nk'umwasam. I'm a bitch in the eyes of the crowd. Good. Oh baby, nubwo wandetse vuba. Really hope you could na. Like I do. Tell me not speak louder. Like I do. Yeah.
wow. Uzi kuririmba neza. Murakoze ariko nanasara. Turaza kubyihanganira. Ariko biraza kugenda neza. Okay, biragenda neza. Uriteguye? Sezam, impano yawe y'umuziki uba wumva ikwiye kuba imeze gute, ikwiye kugenda gute ku buzima bwawe? Mba numva nyine impano yanjye yagenda neza, of course. Nyine mbese nyine yagenda neza. Nyine impamvu mbavuze ngo yagenda neza, ubona hari izihe mbaraga zibura kugira ngo impano yawe izabe nk'uko uyifuza? Ikintu kiba kibura waba nyine kugira ibyo usoza kugira ngo utangire urundi rugendo, bisa nyine kugira ibyo urugendo usoza kugira ngo utangire urundi rugendo. Ikindi kiba kibura ubwo gutangira urugendo biba bisaba kuba ufite n'impamvu, ubwo nyine amikoro. Yego ibyo biba bibura. Mu rugo ku mikoro babiteganya iki? Ku mikoro se mu rugo njye ntabwo bakunda nyine kubimbwiraho ngo umwana wanjye tuzajye nyine barambwira tuzi kuririmba kuko nibaza umwana akunda iki ngiki akunda iki ngiki, ariko nyine bakavuga ati nyine uba ugomba kugira urugendo usoza kugira ngo ufate urundi rugendo. Ntabwo uraririmbira mu rugo bari imbere bakakubwira ati ibi bintu bikomeza hari igihe bizaba ikintu gikomeye cyane? Yabikora by'ubusazi nyine gutya akajyamo indirimbo. By'ubusazi gute? Naririmba kuko nyine najyamo nk'indirimbo. Okay, duhe ishusho uri iwanyu ukuntu biba bimeze. Hari nk'ukuntu wenda umuntu tuba turi gucuranga wenda. Yego. Hagutse nyine akajyamo n'indirimbo. Nyine nkagendana nayo ndi kuririmba bakavuga ati se wa mwana we. Aya niyo masomo wigamo. Ni nk'iyihe ndirimbo yagiyemo ugahita uyiririmba iwanyu bikabatungura? Ubwo bikabatungura. Indirimbo yari n'isano yitwa Affection. Nyine hari ukuntu ari n'isano agenda aririmba amagambo nyine wumva agenda byihuta ukuntu nyine akasimba bifashe ubundi k'indirimbo idatuje bifashe ubundi. Ndashaka nawe ubitwumvisheho nyine natwe tubyumve. Tugenda ndi kuyumva. Ugerageza bahita ugerageza pe gerageza kuko no kurayizi. Loki, Maji, Texti, ubona by'amabanga, reka ngo h'ikinyarwanda. Kwanza, nurifi, wansi, Texti, utekutabasha, ushegutabasha, guteka ibyo utazi guhisha. Ushegutabasha, guteka ibyo utazi guhisha. Isi. Ngakomeza. Unamuri gengu nyiteyo babe nsige imihanda nanyuma crazy sinashona kuri kugegeza lompe unyicara vibe dukora crime twimana ikamba undiraho hit queen wasita tamanje down. Umuziki wawe sibyo kuba uzi kuririmba, uzi no kwandika? Uragerageza. Ni indirimbo wanditse? Kubitira twumva. Tuyamanota. Kubera Genza gukorera we Genza gukora nyine bayamanota yamwe. Oya ndifuza ko donc twanabikorana n'abandi bakayaguha sibye nandi. Ntabwo nene kuri practice. Okay. Ariko abantu bakunda indirimbo uririmba za Ariel Ways. Ariel Ways ubundi mufitanye isano? Uko mbizi ngenzi ko nayo. Kuki musaza? Kuki dusa? Gukomasha nayo usubutosa we. Papa na musa. Kirakiru kiturasaba. Ni indirimbo yiwe wumvishe ukayitindaho cyane ukavuga ati kabisa. Indirimbo afite yitwa Your Love. Yitwumvisha twumve. In my mind, there's another shape in my mouth. Can say it all in your face, baby.
in your face, baby. Umutima urwana intambara ngo ntazatuma umutima wawe ubabara hoya gusa ninjye wisanze mbabara sinshaka kugukumburanya nshaka kuguhorana mu mutima niyo utaba uwanjye no doubt nza kugukoma tonight's me and you babe I love you I hate how I love you oh for your love I do oh, everything yeah. Umara kumenya ko ufite uzi kuririmba wabibwiwe n'iki byari biturutseho je ntabwo nicaye numva nzi kuririmba ahubwo nyine nabibwirwa n'abandi ni ryari bakubwiye ko uzi kuririmba wari waririmbye iki kugira ngo babihereho naririmbye iki ekiranye mu peti rero amenyaga primaire ariko nyine ku ishuri bazagutangaza nkora amarushanwa y'abana kwerekana impano none icyo gihe nari mutaka ku buryo nari kugenda ngo mbibwire mu rugo ngo babyemere gusa twigaga no muri weekend ndagenda mbibwira Mary aravuga ati subwo wa mwana we nyine niyabyemera ndavuga ati ngomba kugenda ubwo rero tugiye kwiga ngewe nkwiye ku ishuri njya aho hantu nyine amarushanwa ari kubera noneho nyine ndaririmba ndanasoza nyine noneho hari umuntu wari uri aho ngaho nyine hari umuntu nyine wari uhari nyine mukuru nyine araza antumizaho nyine arambwira ati wa mwana uzi kuririmba pe nari umwana nyine yo mutoya pe bigaragara nyine arambwira ati uzi kuririmba nari kuri gato oya nagambwira yarambwira ati se kuzi kuririmba afite imyaka ingana ndamubwira bikamwakanga ndamubwira arambwira ati uzi kuririmba ahita anyaka nimero zo mu rugo none ngira ubwora ngati se ngo nabwira mama kuko mama yanjye noneho n'umusore mbamuhaye izamukuru wanjye yego niho muyizamu wawe ntabwo namuhaye izamu nuko nageze mu rugo ndababwira baravuga ati se ibyo tutajya twumva iyo byumvisha ati aranabamaganye aravuga ati n'umwana azi kuririmba abibwira no mu rugo nyine ariko nyine kwa ko nari umwana iki gihe nta na phone nyine mu rugo barangaga ati ufite impano nusoza kwiga nyine ufite amahirwe gutyo nyine biraho yego wari waririmbye indirimbo kugira ngo imukore ku mutima agutumizeho ngabikubwire nirimbye iki indirimbo yanjye ariko ntabwo nyibuka oya n'akantu kibukamo ninzi ko ari indirimbo gerageza ushishoze ntabwo gusa neza ikintu yerekeyeho ukuntu nyine natokingaga nyine ikintu nari mu gutokinga nyine twumve bugakeya twumve oya ntabwo ubona kuko amagambo yayo gusa nyine niba n'ukuntu utokinga nyine umuntu ububwira ati ntabwo urenze ubwo ninde wabwiraga ni n'umutipe kiri umwana se wabwiraga ni mukoko ni kuko wakuze uri muto wamubwiraga ngo basi mbwira nko mu magambo ukuntu wenda ntunayiririmbe ukuntu icyo gihe wayanditse ukuntu icyo nziko namushitingaga pe nicyo nibuka cyo mwari mwapfuye iki kugira ngo wandike nta muntu mfite ntabwo bari bakananiriza reka ubu baragutereta oya wenda ukuntu wenda mwandika ikintu ufite sheri reka mutipe gukunda nawe ukamukunda ariko mukundana by'abana nshaka umusaza wanjye nkunda kandi nanjye ndamukunda umusuhuza ndamusuhuza yitwa nde yitwa Fisto ibaza atari musaza wawe oya ni musaza ari we sheri wawe Yesu Kristo ntabwo nk'agaki ku ishuri kakubayeho karakubabaza urumva ariko ubu ngubu nyine ugatekerejeho wumva gasekeje ariko kanababaje kakaba gasekeje ariko kanababaje shamana yanjye byinshi pe tubwire wenda duhere kuri kamwe twumve kuri akantu nyine kambayeho gasekeje
kanababaje kababaje kandi kanasekeje akaba mwakoze wenda muri ku ishuri iyo iwawe kaba karakubaye ku ishuri nigaga ejo nari ku ishuri nakavuba ntabwo ari vuba cyane none ndi kuri stage icyo gihe nyine ku ishuri nyine uba wavuze indirimbo uri buririmbe nyine iyo bwinjirira none ngiye nari nsanzwe ndirimba indirimbo zawe izi noneho haboneka indirimbo kirimo kuririmba shayo noneho ndavuga ati se ndinjira muri shayo yirime no kuri stage nukura mpita mvuga ati nyine bangiye indirimbo ya Christizi yitwa Stop aba ariyo ninjiramo nyine nyinjiramo biriya nyine uririmba ushyushya abafana biri aho ngaho ndayisi ntabwo nayisoje ariko none ndirimba ngera kuri shayo nyine ndirimba verse ya mbere na refre noneho hari ukuntu wize atangira verse ya kabiri nyine ngo ibaze ko byatangiye hari ubushuti shushu nyine ngo ubushuti nyita ngiye kwitegura ngo ubushuti nyine kwako nyine bigiye gusara nyine umuriro urazimye nyine ikigo gihita kijima umwana yanjye none abanyeshuri abizi ukuntu bakomera barakomere mangiye ntabwo nkunda kureka nashiditse narize kandi byari n'ubugore ikibazo kurizwa ngo nuko ngo umuyobozi kuri stage noneho nsubiye mu rwambariro umuriro tugaruka umuriro uragaruka ubwo nyine umusete aza kundeba nyine ubwo nyine aza kundeba ari kuyirimba nyine gusa nyine ntabwo byari igishyanga mbere ko n'undi nari byagaragaraga ko narerekurira gusa nyine mbyibutse baranabinyibutse kuko natangiye nkisimbuka gutya ngo shushu umuriro ugahita ubura byari bibaje ariko byari binasekeje wabwiye ko ari twinshi nta kandi kakubayeho bitari byo ku ishuri bisanzwe gutya mu buzima busanzwe gusa akandi kantu kambara inyuma nawe ari byinshi nyine ariko akandi kari hafi n'akahe ni nk'ikihe kintu urungano rwawe wenda inshuti zawe zikwibazaho ariko batazi ko wenda icyo kintu wibaza atari cyo ikintu bakunda kukwibazaho ego nasaraye ariko n'ubusanzwe mvuga nasaraye ariko nyine uyu munsi nyine nasaraye cyane so mu buzima busanzwe nyine bibaza ku ijwi ryanjye nyine bakumva nyine ko wenda yaba atari ijwi ryanjye samutema akanyikira n'ibindi bintu wenda kandi ngiye nakuze nyine ariko mvuga nk'ibihe bintu bindi bagukekera banyekera wenda hari igihe wenda bashobora gukeka wenda ngo mutabi ngo niyo mpamvu ngo ni inzoga kandi ngiye niko mvuga nyine ndakuze ari nako mvuga ni ukuvuga ngo abashuti bawe kubera ijwi ryawe nk'umuntu duhe nyine nka gutya nyine bisanzwe nyine nkavuga nyine agahita yibaza ku ijwi ryanjye agira ngo unywe itabi cyangwa wenda akagira ngo nyine ntabwo yiyumvisha nyine ko iryo jwi narigize gutyo gusa yego nicyo kintu bagutekerezaho ikintu kimwe nyine aba ari byinshi uramutse ugize amahirwe yo gukorana n'abahanzi mu Rwanda hano bakomeye niwe muhanzi wakwifuza gukorana nawe bwa mbere shaka bitewe n'ukuntu ngiye mubona bose barenze mana yanjye nyine ubwo ngo nahita ngira amahirwe nabo oya bose birenze njyewe mbona barenze nyine okay nibyo ariko bose bemerewe gukorana nawe bose twakorana ninde wahita uheraho by'umwihariko nyine itamiramo by'umwihariko ukavuga tureka mbanze nkorane n'uyu muhanzi indirimbo ya mbere mu Rwanda Medi ni nk'iyo ndirimbo agusabye ko mugiye gukorana wakemera ko musubiranamo yiwe iyo ndirimbo umaking sure neza ko nayizi kugira ngo nayituririmbire ubwo mana yanjye yawunguye aho ngaho gute afite indirimbo nyinshi nziza ariko si iyo wakemera gusubiranamo nawe ukikorera remix ako ntabwo nkuririmba okay hari indirimbo afite ntabwo ifite amashusho bayitangiye ari kumwe n'umurundi witwa Safi bayitangiye igerageza ubwo cyatwumva byakugoye
ntabwo ndi kwibuka izina rye gusa ariko Meddy uramwemera nk'umuhanzi w'umuhanga nakuze ni umuhanzi mfana cyane ubundi se wakuze uzi ene nakuze nzi igope nakuze nzi Meddy ariwe nyine ariwe mfana Bruce Melody nawe naramufanaga ni nk'iyo ndirimbo yiwe uzi aba ari nyinshi ya Bruce Melody washobora kuririmba Catherine ndayikunda ariko nyine ntabwo nyizi neza ako ni nziza pe shyiraho twumve abugerageze cyangwa uvuge iyo uzi aba ari uririmba Bruce Melody isaa moya komeza inyibutse iza Bata Peace kubafana bo muri Nyagasani yeza bamenye Hallelujah Peace kubafana ho muri ndetse n'ingagari zandemeye mubimbaze uyu muziki barananiye Imana ihimbazwe dore nabaye icyamamare bado komeza bado uzi kuririmba kuririmba si ibyanjye sasa kuri ino nshuro ndishimira kuba ndi kuganira nawe umwaka urarangiye ngira ngo duherukanye umwaka ushize umwaka ushize narasara birengeje ubuse warasaraye njyewe rero sinjya nanjye ako kantu ndakibaza sinjya ntandukanya gusarara kwawe no kuvuga bisanzwe iyo kubyuma nyine ntabwo biri kongeyemo numva ntabwo uri cyane ndi kwimama numva nyine ijwi biri kungora njye nsarara ubundi vuba usarara vuba wigo ni ikihe gihe cyakubayeho kikakugora ukumva wirakariye kumva wirakariye ewana wirakariye cyane mba nirakariye ntabwo ari byinshi cyane ariko nyine biba ari byinshi ni nk'iki muri uno mwaka dusoje nyine hari umushuti wanjye wapfuye aruhukire mu mahoro rero ava ku ishuri nyine navuye kuko niga ntaho wigabamo natashye nsanganyamatsiko mesaje nyine ambwira ngo yatashye arwaye nyine nzi kumuvugisha noneho sinamuvugisha nyine sinabyitaho iyo se misoro wayibonye nayibonye niva ku ishuri pe gusa nongera kumva inkuru bambwira ngo yapfuye nababajwe nuko sinigeze nyisubiza wenda nanamaze se urwaye iki numvaga ibyo by'abanyeshuri bivuze ngo byaguhaye rero somo byamaye isomo kwita kuri buri kimwe erega ikiba kidakwiye kucyitaho ushobora kutakitaho ukagira agaciro ubwo bivuze ngo umuntu aguhamagaye ntabwo wamwitaba ntabwo wakongera kwanga kumwitaba cyangwa kwandikira SMS ntabwo wakanga kuyisubiza SMS nahitaho kurusha ko uko iyo umuntu yaguhamagaye akakubura buriya akenshi ahita akwandikira urumva ibyo biba bikaze iyo umuntu aguhamagaye agahita anakwandikira nibwo bigira ibintu bikaze ugashobora no guhamagara cyane ariko buriya umuntu aguhamagaye akakubura akakwandikira imagine aguhamagaye nta mbaraga afite zo kwandika SMS ntabwo nakanga kwitaba fone ariko ndi kuyibona kereka umuntu utamusangana oya ibyo kitigana yego watubwiye yuko ufite imiziki yawe nese nimwe wanditse cyangwa eshatu nta nimwe se waturirimbiraho nshanahe njye hariyo tuziranyeho iyi nyine tuyiziranye twe tuyiziranye ntabwo yaririmbaho ntabwo ni kuri practice kubera niko usibye umuziki ni ikihe kintu uba wumva mu nzozi zawe ukwiye kuba wakora niko nakora
kavuga ati iwana ntakoze umuziki ikintu nagishyiramo imbaraga? Ibintu bijyanye no gufotora. Urabikunda? Byatari? Impamvu nkunda kubona wifotoje cyane. Yego. Nkunda kubona wapositinze amafoto mashyashya wifotoje. Ibyo mbona se ninde wabipositinze? Ntabwo simbizi. Ubu mvoza umukamizi. Photographe. Photographe mukamizi ubivuze na. Nuko nyine nzi ko hari abavuga ngo umukamizi wakamije. Yego. Ntabwo urabyumva se? Ntabwo urabyumva aho narimo? Nabyumvise. Okay. So ndi no kugana no ku musozo. Ndashaka ko umbwira uruhare rwawe nk'umwana ubona igihugu rukugiraho urumva noneho nadusoreza na mwongere. Uruhare igihugu kingiraho. Nyine uruhare ubona igihugu kikugiraho wowe. Inyungu se nyiha cyangwa se kiguha? Inyungu ngiha nifasha gukonsoma. Kuko iyo mwonsomye nyine bituma nyine bakora n'ibindi bintu nyine. Ni cyo kintu igihugu. Nifasha gukonsoma. Wowe icyo kiguha? Inyungu ngiye kima. Nyinshi. Ni nk'izihe wenda nka kimwe? Kimwe. Kwa niga nyine. Kuno kuba niga. Aha. Bagwitishijemo kuba umuyobozi. Niwe muyobozi wakifuza kubaho? Umuyobozi. Nidagadura nyine Okay. Ngaho dusoreze ku ndirimbo yari wese. Ariel wese. Cyangwa se n'iyundi muntu ariko nziza. Oh my baby, chaka time nawe duhuze walai mbamba na wala buza umela come through. Mazangiri mamvumba no kaja down, you confuse me. Why can't you see ko I'm into gerageza ngire ucheka kona kwirengagiza nkubitagasinye wowe sha njyana nuko banageze nuko tabibona Ariel wenda yasanga nageze ready nkabijyamo no way. Oh yeah, don't be shy, you better take control. Oh yeah, ni mimi nawe baby, ubivuga tubijyamo. Shaura abandi. Shaura abandi. Shaura kabandi. Shaura kabandi. Nibyo? Yeah. Turi no ku musozo rero ndagira ngo ngushimire. Ndagushimira. Ni icyo wabwira abantu bari badukurikiye? Abantu badukurikiye. Bakoze kudukurikira. Bakoze kudukurikira. Ugira isoni ariko. Niziko n'umushizi w'isoni. Yego ndagushimiye. Ikindi by'umwihariko reka nshimire abantu bari badukurikiye bakurikiranye Umuyenzi TV show. Muri abantu b'agaciro cyane kubw'umwanya wanyu ndetse n'uw'ingenzi. Nicyo kintu navuga ngo mukora, kandi ikindi mujye mwibuka gukora subscribe cyangwa se s'abonner bitewe n'ururimi ubyumvamo.